ni by'igiciro kandi n'umugisha kugenda ukomeza kugenda ubana natwe, ariko kandi ni version nshyashya. Amahoro Imana nakomeze kubana namwe, ariko kandi nanjye duhorane kugira ngo byinshi bitandukanye kugenda bimenya. Ntiwibagirwe gukora kuri subscribe ndetse na notification. Uyu munsi tuje kugendana no kureba uburyo tugiye kureba hamwe amastade ameze gute. Amastade ateye ubwoba cyangwa se ayo mutigeze mubona na mbere hose, akandi akaba tuye hano ku isi. Ukibona uhita wifuza kuba warebera mu match cyangwa se wakicaramo gusa bikaba bibaye. Ewana ni most beautiful stadium ku isi cyangwa se stade nziza kurusha izindi. Ku mwanya wacu wa 10 turasanga stade iboneka mu gihugu cya Brazil bayita Maracanã Stadium. Iyi ni stade iba mu mujyi wa Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, ndetse kandi abantu bazi stati ya Yesu cyangwa se iyi stati ihagaze hari bakunda kwita kari ya Yesu mu gihugu cya Brazil, amanitse cyangwa se amanitse amaboko. Iyi ni umujyi uzwi cyane wa Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, ndetse abantu benshi bazi cyane mu mwaka 2014 ahaberaga igikombe cy'isi cyabaye mu gihugu cya Brazil bikaranga Brazil itesetse itsindwa ibitego bigera ku 8 niba atari 7 itsindwa n'Ubudage. Ndetse kandi reka ngubwire ko iyi stade yakozwe mu mwaka w'igihumbi 1950, ndetse kandi ifite ubushobozi yatangiye ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1,199 n'abantu 584, ndetse kandi kugeza kuri ubu ngubu yagize gukiganyirizwa ubushobozi igeza ku bihumbi bigera kuri 78, ariko ntibibuza kuza mu stade none afite ubushobozi bwo yakakira abantu batari bakeya. Iyi stade kinigwa n'amakipe agiye atandukanye, dore ko ari amakipe arimo nka Vasco, harimo Botafogo, harimo Flamengo n'andi menshi agiye atandukanye. Iyi ni stade izwi cyane ku isi yose muri rusange, ndetse kandi dore ko ari stade ifite abastade bazwi cyane muri football. Dukomeje ku mwanya wacu wa 9 turasanga stade bita Allianz Arena. Iyi ni stade dusanga mu gihugu cy'Ubudage. Iyi ni stade kubera ukuntu iteye cyangwa se iryoheye ijisho, igaragara muri urutonde rwacu rw'amastade meza ku isi. Iyi ni stade ifite ubushobozi bwo kuba yahinduranya amabara, ndetse usanga igihe kimwe isa ubururu cyangwa ikindi ugasanga isa umutuku bitewe nuko babishatse, ndetse n'ibintu tumenyereye cyane hano mu Rwanda ku nzu yacu y'akataraboneka y'icyitegererezo Convention Center. Iyi stade Allianz Arena ikaba ikinirwa n'ikipe bita Bayern Munich hariya mu gihugu cy'Ubudage. Ni stade ifite ubushobozi bwo kuba yakakira abantu barenga 75,000. Mu 2006 ubwo habaga amarushanwa y'igikombe cy'isi, ni stade yaje kuba yakira imikino igera kuri 6 y'aya marushanwa. Iyi ni stade kandi yaje kuba yaberaho finali y'igikombe cya Champions League hariya mu Iyi ni stade kandi yaje kuba yakira finali y'imikino ya UEFA Champions League mu 2012, aho Chelsea yari yahuye na Bayern Munich, aho Drogba nkuko mubyibuka mwese yaje kuba acyura ikipe ahesha amahirwe ikipe ya Chelsea yo kuba yatwara igikombe cya Champions League. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga stade ya San Siro mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni stade yakira amakipe agera kuri 2, dore ko ikinirwa n'amakipe agera kuri 2 ariyo AS Milan na Internazionale de Milano. Ni imwe muri stade zifite amateka akomeye cyane, dore ko aya makipe yombi afite Champions League, afite na Europa League zigiye zitandukanye n'ibikombe bya shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani. N'amakipe y'ubukombe ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 80,000. Iyi stade kandi ikunda kwitwa Giuseppe Meazza Stadio Giuseppe Meazza, ikinga mu makipe abiragiye atandukanye mu Inter de Milan komeje kugenda begaruka ndetse na AS Milan. Iyi ni stade yibaswe mu 1926, ariko kandi yaje gusubirwamo cyangwa se renovated inshuro zigera kuri 4, ndetse kandi iyi stade yaje kwakira imikino igera kuri 6 mu 1934 yari imikino y'igikombe cy'isi. Tunyarukiye ku mwanya wacu wa 7 turasanga stadium bita Wembley Stadium. Iyi ni stade dusanga mu gihugu cya UK cyangwa se Ubwongereza. Iyi ni stade yaje kuba yubakwa mu 1923, ikaba ari stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 90,000, kandi iyi ni stade yaje kuba ivugururwa mu 2007. Iyi ni stade izwi cyane cyangwa se ifite n'ibigwi byinshi. Iyi ni stade nziza cyane, ndetse ukurikije nuko yubatse nuko igaragara, ni stade koko usanga ifite ubwiza bw'umwihariko kandi butangaje. Mu 2013 yaje kuba yakira umukino waje kuba uhuza Barcelona na Man U, yari finali ya UEFA Champions League, aho Barca yaje kuba ikubita Man U ibitego 3-1. Iyi ni stade kandi imaze igihe kinini ikoreshwa na Tottenham, cyangwa se yaje kuba yatizwa Tottenham mu gihe itarubaka cyangwa se ngo yuzuze stade yayo bwite. Tottenham niyo yaje kuba iba ikoresha mu gihe gishize.
twisunuke gato cyane gitaramu tugera ku mwanya wacu wa gatandatu turasanga Stade de France cyangwa ni stade nkuru yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni stade ihuriramo ibintu byinshi byo bitandukanye dore ko hakinirwamo na rugby ndetse n'imikino cyane cyane ya football. Ni stade iryoshye kuyibona bitewe n'ahantu yubatse mu mujyi wa Paris. Iyi ni stade ifite igikundiro, ifite ubwiza biryoheye amaso ndetse yewe n'amatwi, ariko byumva ntabwo yabera kumenya ko ari stade ya mbere ku isi. Ifite ubwiza buteye bwa dore ko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 80 bose bicaye bareba mu nguni zabo neza kandi bakaba bareba bose bakareba match mu buryo buteye ubwoba. Ni stade yubatswe mu 1998. Dukomeje ku mwanya wacu wa gatanu turaza kuhasanga stade nziza cyane yitwa Wanda Metropolitana. Iyi stade isangwa mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Ni stade kandi ikinirwaho n'ikipe ya Atletico Madrid. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kuba yakira abantu barenga 68,000. Ni stade yaje kuba yubakwa mu 1993 ndetse ivugururwa ejo bundi mu 2017. Iyi stade yatangiye yitwa Vincent Calderón iza guhindurirwa izina yitwa Wanda Metropolitano. Mu 2019 yaje kuba yakira UEFA Champions League, umukino wa nyuma waje kuba uhuza Liverpool na Tottenham, ubwo Liverpool yaje kuba ishimangira ko ari ikipe ikomeye kandi y'ubukombe yitwarira iki gikombe cya Champions League. Iyi stade kandi igaragara neza nk'uko ubibona ku mafoto, ifite uburyo systeme y'amatara yayo aryoheye amaso ndetse uyibonye wese adahwema kwishyira muri stade za mbere hano ku isi. Dusimbuke cyane ndetse tumanuke cyane tumanuka ku mwanya wacu wa kane turasanga Atatürk Stadium. Ya Atatürk Stadium ni stade igaragara mu gihugu cya Turkiya mu mujyi wa Istanbul. Imwe muri stade zikomeye cyane ifite feature cyangwa se ifite ifoto muri sabe nyavuga ate koko mbonye stade ku mugabane burayi nimwe mu masade ahagaze neza kurusha izindi cyangwa se isa neza kurusha izindi uko nabigaragara hano. Intonde nyinshi zikomeza kugenda zibyemeza. Iyi ni stade y'ikipe y'igihugu ya Turkiya ndetse kandi ni stade ifite amateka akomeye dore ko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 76,081 bose bicaye ndetse kandi bari kureba neza cyane umupira. Ndetse kandi iyi stade icyo yamenya nuko yagize buri kikakira match yahuje ikipe ya Liverpool mu mwaka 2005 yari UEFA Champions League. Ikipe ya Liverpool ikora amateka ubwo yari gifite abakinnyi bakiri bato nka Steven Gerrard. Iyi kipe ya Liverpool yaje gukora amateka ubwo yatozwa n'umutoza kandi Rafa Benitez. Iyi kipe ya Liverpool yaje kwishyura ikipe ya AS Milan ibitego 3 ku iminota ya nyuma rwose. Iyi kipe ya Liverpool iza gutwara iki gikombe cya UEFA Champions League cyari igikombe cya gatanu. Liverpool iza kongera gutwara ikindi gikombe mwaka 2019 nibwo yaje kugira gutya yongera kwisubiza Champions League. Hari yaciye imyaka itari mikeya igera ku 15 ariko uyu mwaka rero wa gatanu nibwo iyi finale yashyuriwe mu gihugu cya Turkiya Atatürk Stadium. Nkuko bigaragara urabona ko ni stade ibereye ijisho ndetse yewe ni kwandi kubwira byonyine urumva ko ari stade iryoshye. Akandi kantu kakarusho kuri iyi stade nuko mwaka 2021 igomba kwakira finali ya UEFA Champions League. Dukomeje cyane ku mwanya wacu wa gatatu turaza kuhasanga stade nziza cyane iryoheye ijisho. Iyi ni stade Lusail Iconic Stadium. Iyi stade dusanga mu gihugu cya Qatar, iraza kuba ifungura muri kwa gatanu ku mwaka wa 2021. Iyi stade yaje kuba yatangira kubakwa mu 2017 hitegurwa imikino ya FIFA y'igikombe cy'isi izabibera hariya mu gihugu cya Qatar. Iyi stade ituye hariya mu mujyi mukuru wa Qatar hagati kabisa mu murwa. Iyi stade kandi ifite ubushobozi bwo kuba yakakira abantu barenga 80,000 bicaye batekanye kandi bari mu mupira bose neza nta numwe ureba umupira nabi. Iyi ni stade tutahwema kwita stade y'ikinyejana dore ko ifite ibintu by'akataraboneka, design y'akataraboneka utarabona ahantu na rimwe. Ikaba ifite technology igiye yubatswemo ziteye ubwoba kuba yabasha kuba yakonjesha cyangwa se yashyushya abafana bitewe n'ikirere uko kimeze. Kandi ifite uburyo ifite amatara cyangwa se urumuri rwayo bigaragarira neza amaso waba urimo imbere cyangwa se urimo inyuma. Tumanuke cyane cyane dukomeza tugenda tuzamuka cyane ku mwanya wacu wa kabiri turasanga AMAHORO Stadium mu gihugu cya Qatar. No dukomeje kugenda twigumira dore ko ni umujyi usa naho uteye ubwoba cyangwa se n'igihugu kirimo kugenda gitera ubwoba isi yose bitewe n'uburyo kiri kuzamuka mu mafaranga ndetse no mu bukungu. Urebye na GDP yabo usanga ari igihugu gikomeza kugenda kizamuka mu bijyanye n'ubukungu dore ko umuturage ashobora kuba arimo kurenza ibintu bigera kuri 2,500 ku mwaka y'amafaranga yinjiza nasa amafaranga yakoresha mu mwaka wose. Ariko kandi byose tugiye kureka turi kuri stade AMAHORO Stadium
Stadium yo mu gihugu cya Qatar igomba kwakira igikombe cy'isi cya 2022 ndetse kandi n'imikino y'igikombe cy'isi bamaze kuvuga ko baza bafitemo icyo bita tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru abazajya bashobora kugusha imvura cyangwa se bakabavusha izuba cyangwa se mu buryo bwa bakabashisha abantu muri rusange cyangwa se abafana. Iyi stade Al-Bajit ifite ubushobozi bwo kuba yakakira abantu bagera ku 60 bose bicaye barimo kureba cyangwa se bakunda kwitwa spectators bagomba kuza kureba iyi match ya igikombe cy'isi igomba kuba mu mwaka 2022. Iyi stade kandi igomba kugira gutya ikarangira mu mwaka 2021 kugira ngo ibashe kuba yategurwa kuba yakoreramo ibikino y'igikombe cy'isi. Mwanya wacu wa mbere turasanga stade ya kataraboneka ni stade wayita inkweto wayita ifi sinzi ikintu wayita niba wayita imodoka iri kugenda cyangwa ukayita indege bitewe n'uburyo igaragara uburyo ifite features ziteye ubwoba imeze nka ari baro izaba iri gukinwa ariko rusange ikozwe nka ari baro ya rugby nkuko nawe uri kubibona ariko ahangaha iteye ubwuzu itebendewe n'amabengeza ku muntu wese uri kuba yareba iyi stade. Iyi ni stade yirebera nk'umwana w'umuntu bayita El Hanoub Stadium nayo tuyisanga hariya mu gihugu cya Qatar. Iyi Qatar kandi dukomeje gusangamo ama stade meza atandukanye dore ko ari igihugu kizakira imikino y'igikombe cy'isi ya 2022 ariko kandi isibi byonye biri kuba dore ko kandi mwaka 2013 ari iyi stade yatangiye kubakwa El Hanoub. Iyi stade kandi ifite ubushobozi butari buke dore ko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi birenga 40. Iyi kandi stade nkubwire ko yagezeho kigafungwa mu mwaka 2019 bavuga ko bagomba kuza kuba bitegura ndetse kandi hagenda hakene imikino igiye itandukanye kugira ngo iyi stade ibashe kugenda imenyerwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse kandi bashe kuba batangira kwitegura kwakira ibiciro by'iyi stade dore ko ni rimwe muri stade ifite design ziteye ubwoba hanze imbere ndetse no kuyibona yaba ku ifoto yaba no mu nzozi iyi stade no basha kugira gutya kuba wayirota. Reka ubwire ko ibyo umvisha amangana uko bihagaze ndetse nuko stade zigiye zihagaze comment dushaka kubona no kutubwira se bimeze gute byapfiriye hehe ndetse kandi unasharinge kugira ngo byinshi bitandukanye bibashe kugenda bigera kuri benshi byatandukanye. Utibagirwa gukora subscription cyangwa se ukande no kuri notification hatagira ikigucika. Wago News. Afrika ibamo stade nziza cyane ku isi kuva kuri stade nziza ya Soccer City iri Johannesburg kugeza kuri stade nziza zaba izo mu karere ndetse na stade AMAHORO, stade iri kugaragaza ubwiza cyane mu myubakire. Uyu munsi twabateguriye stade 10 nziza muri Afrika. Mbese stade AMAHORO yabiza mu izi 10? Biragoye kuba wavuga stade 10 zose muri Afrika nziza bigendeye yuko muri Afrika harimo stade nyinshi nziza cyane, ariko reka twifashishe urubuga adbelt.com turebe stade 10 nziza nk'uko babivuze mu nkuru yabo yitwa Top 10 Most Beautiful Stadium in Africa. Ni ukuvuga stade 10 nziza muri Afrika. Tudatinze reka mbahe ikaze. Ku mwanya wa 10 turasangaho Estadio 11 de Novembre muri Angola. Estadio 11 de Novembre iherereye i Rwanda muri Angola. Ni stade itangaje bitewe n'ukuntu yubatswe mu buryo bugezweho ndetse no mu buryo bwiza. Ikibuga kizengurutswe n'icyatsi kibisi kandi kireba inyanja Atlantique. Stade itanga amateka meza y'imikino. Iyi stade yo muri Angola ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 50,000. Iyi stade yakira imikino itandukanye y'umupira w'amaguru kandi ni ikimenyetso cy'ishema rya Angola. Ku mwanya wa 9 turasangaho Tanzania Main National Stadium. Iyi stade iherereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni urugero rwiza muri stade nyafurika. Iyi stade ifite intego nyinshi, ifite imyanya 60,000 yo kwicarwamo, yakira imikino myinshi y'umupira w'amaguru n'ibindi birori by'imikino. Igishushanyo cya stade gikubiyemo ibintu by'ingenzi, ibihangano n'umuco gakondo bya Tanzania hamwe n'uruhande rwiza rwerekana imiterere n'amabara akomeye. Ku mwanya wa 8 turasangaho stade yitwa Godswill Akpabio International Stadium muri Nigeria. Stade mpuzamahanga Godswill Akpabio iherereye muri Oyo muri Tanzania. Ni stade yamenyekanye ku buryo bw'imyubakire bwayo. Igishushanyo cya stade kirimo inyubako nini yo hejuru yigana amababa ya kagoma iguruka, igaragaza ishema n'imbaraga bya Nigeria. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 30,000. Iyi stade yakira imikino mpuzamahanga y'umupira w'amaguru n'imikino ngororamubiri, ikurura abakunzi ba siporo baturutse ku isi.
Ku mwanya wa karindwi turasangaho Levi Mwanawasasa Stadium muri Zambia. Iyi stade iherereye ahitwa Ndola muri Zambia. Levi Mwanawasasa Stadium ni stade igezweho kandi igaragara neza. Iyi stade yitiriwe perezida wa gatatu wa Zambia. Ni stade ishobora kwakira abantu bagera ku 49,800. Iyi stade ifite intego nyinshi, yakira imikino itandukanye y'umupira w'amaguru kandi ikora nk'ikirango cy'ibikorwa bya siporo muri Zambia. Ku mwanya wa gatandatu turasangaho stade ya Cape Town Stadium muri South Africa. Iyi stade twavuga ko ari stade nziza cyane muri Afurika, iherereye mu gace ka Green Point ka Cape Town, yitegeye inyanja Atlantika. Iyi stade ifite imyanya ingana n'69,70 kandi yubatswe ubwo hitegurwaga igikombe cy'isi cya FIFA mu mwaka wa 2010. Izwi igishushanyo cyihariye kigaragaza igisenge gishobora gukururwa hamwe n'uburyo bumeze nk'ubwato busa n'umuraba. Ku mwanya wa gatanu turasangaho Moshood Obiola Stadium muri Abuja. Abuja National Stadium iherereye mu murwa mukuru wa Nigeria. Iyi stade ni ikigo cya siporo gishimishije. Igishushanyo cyayo cyihariye kirimo imico gakondo bya Nigeria hamwe na kagoma irimbishije hejuru ya stade, igereranya imbaraga n'ishema by'iki gihugu. Ifite ubushobozi bwo kwicarwamo n'abantu 60,491. Iyi stade yakira imikino myinshi y'umupira w'amaguru y'igihugu ndetse n'imikino mpuzamahanga ndetse n'ibindi birori by'imikino n'ibitaramo. Ku mwanya wa kane turasangaho Harare National Stadium muri Zimbabwe. Iyi stade iherereye muri Harare muri Zimbabwe. Ifite imyanya ingana n'60,000 yo kwicarwamo kandi yubatswe mu 1987. Harare National Stadium izwiho kuba nziza, ikikijwe n'imisozi n'ibimera bitoshye. Iyi stade kandi ni iwabo w'amakipe menshi ya siporo muri iki gihugu, harimo n'ikipe y'umupira w'amaguru ya Zimbabwe. Ku mwanya wa gatatu hazaho Moses Mabhida Stadium muri South Africa. Iyi stade iherereye Dubai muri Afurika y'Epfo. Ifite imyanya 70,000 kandi yubatswe ubwo hitegurwaga igikombe cy'isi cya FIFA mu mwaka wa 2010. Iyi stade ya Moses Mabhida izwi kuba ifite igishushanyo mbonera, kikaba ari cyo gikoresho kinini cyagumye muri Afurika. Iyi arc cyangwa se iki gikoresho kiramurika nijoro bigakora ibintu bitangaje. Ku mwanya wa kabiri turasangaho Bok El Alb Stadium muri Egypt. Nimwe muri stade izwi cyane muri Egypt, stade ya Bok El Alb muri Alexandria igaragara neza bitangaje. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 86,000. Niyo stade nini muri Egypt. Igishushanyo cya stade cyakozwe harebwe ku bwubatsi bwa kera bwo muri Egypt. Iyi stade irimo inkingi nini zerekana amateka akomeye y'iki gihugu. Iyi stade ya Bok El Alb yakiriye imikino mpuzamahanga y'umupira w'amaguru kandi ni igihamya ku bigwi bya siporo muri Misiri. Iyi stade yerekana ubuhanga mu bwubatsi, akamaro k'umuco hamwe n'ishyaka rya siporo muri Afurika. Buri wese atanga uburambe bwe bwihariye, bwaba binyuze mu bishushanyo byabo byihariye, imiterere y'amateka cyangwa ibidukikije bitangaje. Gusura iyi stade ntibigufasha gusa kubona imikino ishimishije ya siporo, ahubwo binatanga amahirwe yo kumenya amateka ya Afurika. Ku mwanya wa mbere turasangaho stade yitwa Soccer City Stadium. Iyi stade izwi kandi nka Stade FNB kandi iherereye i Johannesburg. Ni stade nini muri Afurika, ifite imyanya ingana n'94,736. Soccer City Stadium yubatswe mu 1989, yakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2010. Izwi imiterere yihariye, igaragaramo igiti kinini gisa n'icyari cy'inyoni. Urwo ni rutonde rwa stade 10 nziza muri Afurika nk'uko tubikesha urubuga rwa adbuild.com.
birashoboka ko mu zindi stade bazongera gushyiraho, kuko ibingibi bigenda bishyirwaho bitewe na stade ziri kubakwa cyangwa se n'ubwiza ziri kugaragaza. Birashoboka ko na stade Amahoro ishobora kuzashyirwa muri stade 10 nziza muri Afurika. Reka dutegereze ikiminsi zaduha. Turabashimiye, jya muri comment dusange igitekerezo cyawe. Turakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.